reka nongere nkwifurize ibihe byiza aho waba uherereye hose nshuti mukunzi udahwema kudukurikira umunsi ku wundi. Katubwire ngo aya makuru rwose ntabwo ari meza cyane kuko iyi showbiz itangiye kuzamba rwose. Ni amakuru rero uwitwa Niyonshuti Yannick wamamaye muri sinema nyarwanda ndetse no muri comedy, wamamaye ku mazina nka Clamani ndetse n'ayandi menshi atandukanye, Majoro n'ayandi atandukanye, abenshi muramuzi. Akaba yitwa Niyonshuti Yannick, akaba ari we nyiri YouTube channel yitwa Clamani Empire, inyuraho filime y'urusobe cyangwa se y'uruhererekane yitwa My Heart. Kandi uyu Niyonshuti Yannick akaba ari we nyiri channel bita Big Mind, inyuraho comedy ziza cyane zakunzwe hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda, akenshi zirimo Kwiyenza, Mudugudu ndetse n'izindi zitandukanye. Si ibyo gusa, uyu musore cyangwa se uyu mupapa, dore ko afite umuryango, akaba afite n'undi muyoboro wa YouTube yise The Kingdom. Ni YouTube channel ye n'umufasha we Semusa, inyuraho filime cyangwa se vloge ndetse na prank zo mu rugo iwabo. Rero uyu musore akaba yatatswe n'uwitwa Umutesi Scovia. Uyu ni umunyamakuru ukomeye cyane, nawe ufite igitangazamakuru gikomeye cyane kuri YouTube yise Mama Urwa Gasabo, ndetse akaba afite n'undi muyoboro witwa Umutesi Scovia. Iyi miyoboro yombi akaba ari iye, nawe ni umumama ukomeye cyane uvuga amakuru rwose, uvuga ukuri kuzuye kandi uhwitura urubyiruko akarutoza gukora ndetse n'indangagaciro nziza cyane. Aba bombi rero ni abantu b'ingenzi muri showbiz nyarwanda, bigisha abenshi bababera ibyitegererezo kuri bo. Gusa hagati yabo ntabwo bameranye neza, kuko uyu witwa Umutesi Scovia, uyu munyamakurukazi wo mu gihugu cy'u Rwanda, mu minsi yashize nibwo yaje kubwira Clamani, gusa ntabwo bari kumwe, yabivuze ku bitangazamakuru bitandukanye. Ndakeka benshi mwaragiye mwumva ayo majwi. Yaje kuvuga ko Clamani ibintu akora rwose kuri uriya muyoboro twavuze wa Big Mind Empire, unyuraho comedy zo Kwiyenza ndetse n'iza Mudugudu, aho akunda kugaragara akubita abakobwa bambaye ubusa, asa naho acya imyambarire idahwitse y'umwari mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa Scovia we yabibonye ukundi, aza kuvuga ko rwose Clamani arengera ko biriya bintu akora abantu bazajya bamutinya mu nzira, ngo bajye bakora ibintu bityo banerekane ko ari filime, kuko Clamani ateye ubwoba cyane, agenda kubita abakobwa b'abandi. Scovia rero yavuze ko ashobora kuzahura n'abandi bana b'abanyarwandakazi bigendera mu muhanda kandi atari muri filime, bakaba bamutinya cyangwa se bakiruka. Muri make yashatse kuvuga ko Clamani agomba kugabanya umujinya muri filime kugira ngo abantu batazajya bamutinya bakamufata nk'igikoko gikomeye cyane giteye ubwoba, kuko isura ya kenshi ikunda kugaragara yijimye, ari umuntu utinyitse cyane kandi uteye ubwoba. Gusa ku bakunzi ba Clamani babyumvishe ukundi, bavuga ko Scovia yaba yararengereye rwose, aho ngo ari gushaka kwinjira mu buzima bwa Clamani, kuko Clamani turabizi nyine ni comedy cyangwa se filime abakora, abenshi kandi barabizi. Gusa guys cyangwa se bavandimwe, abenshi bagiye bavuga ko Clamani ari uri mukuri, gusa nanjye ntabwo Scovia namushyigikira rwose. Ibi bintu yavuze ntabwo ari byo, kuko aba bashaka amaramuko kandi ni ubucuruzi. Ikindi nanone abakeneye kwigisha abanyarwanda ni komedi abakora, kuko bigenda bibaho mu buzima bwa buri munsi, ibi bintu dusanga mu mafilime n'amakomedi. Scovia nawe rero yararengereye rwose, ntabwo uruhande rwe twarushigikira, yarabongamye, dore ko na Clamani mu kanya turi buze kureba amagambo atsindagiye ndetse akarishe, yanariyo ngingo nyamukuru itumye tujya kuri mikoro kugira ngo tubagezeho iyi nkuru. Gusa tutaragera aho ngaho ku ngingo nyamukuru tuzanye kubasomera ibyo Clamani yandikiye ku rukuta rwa Instagram, namwe murumva ko Scovia rwose yaba yararengereye rwose. Ibi ntabwo ari byo, aha yaba ashaka kwinjira mu buzima bwa Clamani, kandi muzi ko hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda si Clamani gusa yewe ukina ibi bintu, harimo abandi bakomediyani benshi ndetse n'abandi ba acteurs bakina amafilime benshi cyane. Hari filime zitwa Bamenya series, filime Intambara y'Ubuzima, amafilime ni menshi cyane, ndetse na comedy, ba Nyakiso comedy, ba Mitsutsu comedy na ba Regis Kate barahari bose. Ntabwo rero Clamani ari we waba ukora ibi bintu wenyine, ahubwo Scovia keretse niba hari ikindi yashakaga kumubwira, naho rwose nareke kwitwaza izi comedy ze, kuko Clamani ndumva ari mukuru kandi anari mukuri, kandi bombi ni bakuru bakagombye kumvikana. Ese guys, mbere yuko tubabwira aya magambo Clamani nawe yasubirishije Scovia amusubiza mu mvugo itsindagiye ndetse ikakaye, wowe urumva uri mukuri arinde? Gusa njye ndumva Clamani nta ruhande yabogamiye, kuko ni comedy nyine kandi ni filime. Hari na filime tubona abakina bapfuye rwose, cyangwa se umuntu agakina roga umuntu agapfa akavaho burundu, ukabona urufuzi ruraje. Rero ntabwo Scovia yakagombye kuvuga aya magambo. So twihuse rero, Clamani nawe yaje kubona ibi bintu rwose abona atabyihanganira, ariko nanone aba bombi ni bakuru, ntabwo bakagombye gushwana.
Kiramani nawe yaje ku rukuta rwa Instagram yandika amagambo atsindagiye avuga ko rwose Umutesi Scovia mubyeyi dukunda, umunyamakuru ukomeye hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda, uduha inkuru zo mu gihugu indani ndetse no hanze, uri umuntu w'ingenzi muri showbiz cyangwa se entertainment mu myidagaduro, turagukunda cyane rwose, uri umuvumbuzi mu gucukumbura inkuru nziza, ariko nanone wararengereye cyane kuko nge izi ni comedy na filime mba nkora, ibi byose mbikora ngamije kwigisha abanyarwanda kugira ngo barebereho, bityo hatazagira abandi baba nkabo, kuko muri filime na comedy dukora haba harimo risike, umuntu watangiye rwose afite imyitwarire idahwitse ni nk'ihame, amaherezo birangira amaze kubona isomo cyangwa se akosowe. Rero Scovia mubyeyi nkunda kandi nubaha kuko uranduta, ntabwo ibi byose mbikora kugira ngo ntere abantu ubwoba nk'uko wabifashe, ngewe mbikora nka filime kugira ngo nigishe abanyarwanda ndetse n'abakunzi banjye. Rero ndumva tutakabaye ngombwa ko wakomeza kuvuga ayo magambo kuko arankomeretsa cyane. Ikindi nanone sinjye mu comedian cyangwa se umuntu ukina amafilime hano mu gihugu cy'u Rwanda njyenyine, rwose ntabwo ari ngombwa kandi si byiza kuba wamvuzeho. Rero aya ni amagambo Kiramani yandikiye ku rukuta rwa Instagram, gusa Kiramani yoroheje ibintu, urumva ko ntabwo yabikomeje cyane, gusa Scovia nawe agomba gutuza rwose, izi ni comedy. Ese namwe reka tubasigire uruhare rwanyu, mutubwire ese mwe murabyumva ute? Mutwandikira muri comment ibitekerezo byanyu. Ese ari Scovia na Kiramani urumva uwabogamye arinde? Ese aba bombi bakagombye gushwana cyangwa ntibiyunge? Gusa ntabwo twababwira ngo bashwanye kuko mubano wabo rwose nta kibazo. Scovia nawe kandi ntabwo twamuha akato kuko hariya mukeburaga hari impamvu ntawamenya, cyangwa se hakaba hari ikindi ahari baba bari gupfa, ntabwo ibyo tubizi. Gusa nawe watubwira muri commentaire ukatubwira uko ubyumva. Ese urumva uri mukuru arinde, cyangwa se urumva rwose uwakosheje cyangwa se uwiyengeje arinde? Rero reka tukubwire ngo dusoreze ahangaha. Iyi ni inkuru indashimishije iri kugenda itureninga ku bitangazamakuru bitandukanye, ibikomeye n'ibyoroheje, gusa aba bombi bari buze kwiyunga biraba ari byiza cyane, nabyo twabibamenyesha biramutse bibaye. Gusa ntabwo ibintu bimeze neza hagati yabo kuko Scovia asa nk'uwarengeye, ariko narebye 90% benshi bandika bavuga ko rwose Scovia yarengereye, ntabwo yakagombye kuvuga gutya. Kiramani ni filime abakora kandi natwe turabizi cyane. Reka ngushimire cyane rero nkubwira ngo aha waruri ni kuri Gezi Chess TV, nawe ngewe uri kuri mikoro nitwa Gezi King. Turagushimiye cyane by'umwihariko wowe wakanze subscribe, nawe utarayikora iki nicyo gihe ngo kande aho handitswe subscribe, bityo bakikivu kuri uru rubuga ujye ubona ibiganiro byacu tugenda tubagezaho kuri uyu muyoboro, utiriwe ujya mwishakiro, ahubwo ujye ubona notification mu ba mbere. Reka tugushimire cyane rero. Aya makuru ukanda like kuri iyi video kugira ngo igere ku bandi, kandi ukandanditswe share cyangwa partage usangize inshuti zawe aya makuru. Turabashimiye cyane ko mudahwema kudutega amatwi umunsi ku wundi, kandi Imana ijye ibaha umugisha. Mwe mwese mudahwema gukurikira uyu muyoboro, tubifurije ishya n'ihirwe ndetse n'imigisha ya Nyagasani byose bibahundagareho. Turabashimiye cyane rero. Reka twebwire ngo iyi nkuru tuyisoreze ahangaha, dukomeze dushakishe andi makuru yose rwose turi bubone y'ingenzi kandi akwiye yabagirira umumaro, turayabahereza ku bwanyu. Reka tubashimire cyane.